Samweli wa kabiri igice cya 9. Bukeye Dawidi arabaza ati mbese hari uwasigaye w'umuryango wa Sawuli ngo mugirire neza ku bwa Yonatani? Kandi mu nzu ya Sawuli hariho umugaragu we witwaga Siba. Baramuhamagara ngo yitabe Dawidi. Umwami aramubaza ati mbese ni wowe Siba? Nawe ati ni njye umugaragu wawe. Umwami aramubaza ati harya ntawe ukiriho mu nzu ya Sawuli ngo mugirire imbabazi z'Imana? Siba asubiza umwami ati haracyariho umwana we Yonatani umugaye ibirenge. Umwami aramubaza ati aba he? Siba asubiza umwami ati aba mu rugo rwa Makiri mwene Amiyeli i Lodebari. Umwami aramutumira amukura mu rugo rwa Makiri mwene Amiyeli i Lodebari. Nuko Mefibosheti mwene Yonatani mwene Sawuli yitaba Dawidi, ageze imbere ye agwa yubamye aramuramya. Maze Dawidi aravuga ati Mefibosheti. Aritaba ati karama umugaragu wawe ndi hano. Dawidi aramubwira ati humura kuko ntazabura kukugira neza ku bwa so Yonatani, kandi nzagusubiza imisozi yose y'inyarurembo ya sogokuru Sawuli, kandi uzajya urira ku meza yanjye iminsi yose. Nuko aramuramya aravuga ati umugaragu wawe ndi iki kunyitayeho kandi ndi intumbi y'imbwa? Umwami aherako ahamagara Siba umugaragu wa Sawuli, aramubwira ati byari ibya Sawuli byose n'iby'abo mu nzu ye bose mbigabiye mwene shobuja. Kandi wowe n'abahungu bawe n'abagaragu bawe muzajye mumuhingira imirima ye, asarure imyaka kugira ngo mwene shobuja abone ibimutunga. Ariko Mefibosheti mwene shobuja azajya arira ku meza yanjye iteka. Kandi Siba yari afite abahungu 15 n'abagaragu 20. Maze Siba abwira umwami ati by'umwami databuja yategetse umugaragu we byose niko umugaragu wawe nzabigenza. Nuko Mefibosheti akagerera ku meza y'umwami nk'umwana w'umwami wese. Kandi Mefibosheti yari afite umwana w'umuhungu muto witwa Mika, n'abo mu rugo rwa Siba bose bari abagaragu ba Mefibosheti. Nuko Mefibosheti aguma i Yeruzalemu kuko yajyaga arira ku meza y'umwami iteka, kandi yacumbagiraga ibirenge byombi. Samweli wa kabiri igice cya 10. Hanyuma y'ibyo umwami w'Abamoni aratanga, maze umuhungu we Hanuni yima ingoma ye. Dawidi abyumvise aravuga ati nzagira neza Hanuni mwene Nahashi nk'uko se yangiriye neza. Nuko Dawidi yohereza abagaragu kumumara umubabaro wa se. Bukeye abagaragu ba Dawidi bajya mu gihugu cy'Abamoni. Ariko abatware b'Abamoni babwira umwami wabo Hanuni bati mbese ye ugira ngo Dawidi yubashye so byatumye akoherezaho kukumara umubabaro? Ntuzi ko Dawidi yohereje abagaragu be kwitegereza umudugudu no kuwutata ngo azabone uburyo bwo kuzawurimbura? Nuko Hanuni afata abagaragu ba Dawidi abaharatura igice cy'ubwanwa, akeba imyenda yabo hagati ku kibuno, aherako arabohereza. Babibwiye Dawidi yohereza abo kubasanganira kuko bari bakozwe n'isoni cyane. Umwami abatumaho ati nimugume i Yeriko kugeza aho muzamarira kumera ubwanwa muzabone kuza. Abamoni babonye ko bazinuye Dawidi, batuma ku Basiriya b'i Betirehobu n'ab'i Soba, barabagurira ngo babahe ingabo zigenza inzovu 2. Umwami w'Imaka nawe azana abantu 1,000, kandi n'ab'i Tobu inzovu 1 n'ibihumbi 2. Dawidi abyumvise agaba Yowabu n'ingabo z'intwari zose. Bukeye Abamoni barasohoka birema inteko ku karubanda ku irembo, kandi Abasiriya b'i Soba n'ab'i Rehobu n'abantu b'i Tobu n'Abamaka bari ukwabo ku gasozi. Maze Yowabu abonye ko ingamba zimuremeye imbere n'inyuma, atoranya abantu b'intore ba Isiraheli bose, abarema inteko bahangana n'Abasiriya. Abandi bantu bose abaha murumuna wa Abishayi ngo abe umugaba wabo, abarema inteko bahangana n'Abamoni. Aravuga ati Abasiriya nibaramuka bandushije amaboko uze kumvuna, kandi nawe Abamoni nibaramuka bakurushije amaboko nanjye ndi bukuvuna. Nuko komera turwane kigabo, turwanire ubwoko bwacu n'imidugudu y'Imana yacu, kandi Uwiteka abigenza uko ashaka. Yowabu n'abari kumwe begera Abasiriya ngo barwane, maze baramuhunga. Abamoni babonye Abasiriya bahunze, nabo bahunga Abishayi biroha mu mudugudu.
yowabu ahera akareka abamoni asubira i Yerusalemu. Bukeye Abasiriya babonye ko baneshejwe n'Abisiraheli, bateranya ingabo zabo. Maze Haderezeri atumira Abasiriya bo hakurya y'uruzi, baza i Helamu bazanye na Shobaki umugaba w'ingabo za Haderezeri, ari we mugaba wabo. Dawidi abimenye, nawe ateranya Abisiraheli bose, bambuka Yorodani bajya i Helamu. Maze Abasiriya birema inteko, bahangana na Dawidi barwana nawe. Abasiriya bahunga Abisiraheli. Dawidi yica mu Basiriya abantu barwaniraga ku magare umubare wayo yari 700, n'abagenderaga ku mafarashi inzovu enye, kandi basogota Shobaki umugaba w'ingabo zabo bamutsindaho. Nuko abami bose batwarwaga na Haderezeri babonye ko baneshejwe n'Abisiraheli, barabayoboka barabakorera. Nuko Abasiriya batinya kongera kuvuna Abamoni ukundi.